Banyarwandakazi banyarwanda, ngewe Padiri Atanazi Mutarambirwa baramukije ngira nti nimugire amahoro. Ayo mahoro mbifurije namwe dushingiraho tukagira tutahari abagabo ntihapfa abandi. Nimukomere, iby'intwari zakoze ntibizasibangana, ahubwo niho harimo hazamuka imimero y'icyerekezo nyacyo cy'ayo mahoro. Mu by'ukuri rero uyu munsi nzinduwe no kubagezaho inkuru mperutse gusohora mu kinyamakuru The Rwandan ku itariki ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022, nise twubakire ku bigugu by'amateka. Naragiraga nti mu minsi ishize nibajije ku bintu byinshi bivugwa, ntekereza ku mbuga nkoranyambaga z'abanyarwanda zibanda cyane ku mateka n'imiyoborere na politike mu gihugu cyacu, nsanga habuzemo umusemburo utuma ifi tutumba, cyangwa se ifumbire yatuma tubasha kwera imbuto nziza mu rwego rwo kubaka ejo heza hazaza. Nubwo imvugo ngo utazi yava ntamenye yajya yamamaye mu biganiro binyuranye bihuza abanyarwanda, usanga hakibura umuyoboro utuma ibikorwa byacu bigenda umujyo umwe, ku buryo twabasha gusigasira no kubakira ibyiza bijya mbere ku bisanzwe dusangiye kandi twubakiyeho nyine amateka yacu. Ni muri urwo rwego natekereje ku bantu bagiye bakora ibintu bikomeye mu mateka yacu, sanga dufite benshi twagombye gushingiraho, aho kugira ngo tugume mu byateye, aho buri muntu asigaye yiyasira akamanuka nk'iyagatera akigira icyatwa kandi ntacyo atumariye. Ani naho hakomoka by'umwihariko kudahuza n'ubwumvikane buke bikunze kugaragara mu mishinga yacu, kuko nta fatizo shingiro riba rihari. Burya mu bihe nk'ibi byacu byo kugandura rubanda mu rwego rw'igihugu, hagombye kuba ibigugu dukunze kwita intwari, bikaba ifatizo n'icyerekezo cyacu n'ishingiro ry'imishinga n'ibikorwa duhamagariwe twese. Izo ntwari rero ni nyinshi nk'uko twabisobanukirwa twifashishije ibyanditswe bitagatifu. Mureke dusingiza abantu bacu b'ibyamamare, b'abakurambere bacu, uko ibisekuruza byabo byagiye bisimburana. Uhoraho yabahaye ikuzo ryinshi, yaberekaniyemo ubuhangange bwe kuva kera na kare. Barimo abategetsi mu gihugu cyabo n'ibyamamare kubera ububasha bwabo. Nibo bahanuriraga rubanda, bakayoboresha umuryango inama zikomeye, kandi bakawigisha ubwenge bwinshi n'amagambo y'ubuhanga bw'inyigisho zabo. Bahimbye indirimbo zinogeye amatwi, bandika n'ibisigo. Bari abantu bakize, bakagira n'ububasha bwinshi, kandi bakibera iwabo mu mahoro. Abo bose bahimbajwe n'abo mu gihe cyabo, kandi bakiriho bari ishema rya rubanda. Benshi muri bo basize izina ryamamaye, ku buryo na n'ubu bashobora kubavuga ibigwi. Hari kandi n'abibagiranye burundu, barazimira nk'aho batabayeho, bahinduka nk'aho batigeze babaho, kimwe n'abana babakurikiye. Nyamara ariko dore abantu baranzwe n'ineza, ibikorwa byabo by'ubutungane ntibyibagiranye. Abakomokaho bakomeza umurage mwiza, ari uranga n'urubyaro rwabo. Ababakomokaho bibanda ku masezerano, bakayatoza n'abana babo. Urubyaro rwabo ruzahoraho iteka, n'ikuzo ryabo ntirizibagirana. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cya mwene Sirake, umutwe wa 44, kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 13.
nk'uko rero byumvikana ko tugomba guhuza tukamenya intwari nyinshi dufite mu mateka yacu twirengagije amarangamutima atabura ya bamwe, hari umurimo ukomeye tugomba kuzaharira abahanga banyuranye kugira ngo tugire umurongo umwe ngenderwaho. Aha ndatekereza abahanga mu mategeko no mu mateka n'ubundi bumenyi bwadufasha kuzagira abo duhitamo mu rwego rwo guhagararira umuco wacu, tutirengagije ko dufite benshi. Gusa nshakisha nibaza ikintu gikomeye njya numva kirenze kugeza na n'ubu cyo kumenya uburyo abanyarwanda b'impunzi zinaniwe kandi zishonje zabashije kumenera mu mashyamba ya Kongo atari yarigeze agerwamo n'umuntu uwo ari we wese. Naje guhura n'umugabo arambwira ati se ubundi mbere y'ibyo waba warigeze wibaza uko basohotse muri Kigali igihe bari bagotewemo, inkotanyi zigiye kubatikiza zititaye ku ngero n'ibyiciro byabo bari barimo cyangwa n'amoko yabo? Aho rero niho namenyeye bitari amagambo ubutwari bw'umugabo w'umujenerali w'umunyarwanda nyakubahwa Generali Kabirigi Gratien na bagenzi be, nuko babashije gukora vuba kandi neza cyane bakarokora abanyakigali by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda benshi muri rusange mu mikaka ya Kagame, na n'ubu ukiritsira ababajwe nuko atabashije kubamariramo umujinya, akaba ngo azashyirwa ari uko amaze kubamarira ku icumu. Nkimara gusobanukirwa nihutiye kujya gusura no kwiherera ku mva y'iyo ntwari, cyane cyane ko hari n'izindi ntwari ntagombye kurondora hano tudashobora kumenya aho ziruhukiye nyuma yo kuva muri ubu buzima, byose biva ku kibi kigamije kubuza mwene Kanyarwanda amahoro n'amahwemo. Abwirwa benshi akumva beneyo, umva birenge ni wowe ubwirwa. Muri rusange ku mva y'umuntu haba handitse amazina ye, igihe yavukiye n'igihe yapfiriye. Nyamara ibyo nasanze ku mva ya Generali Kabirigi byanyumvishije ko ntibeshye, kuko ku mva ye ho hariho amagambo avuga ubuzima bwe bwose. Nubwo ibiriho byanditse mu ndimi z'amahanga, Igifaransa n'Icyongereza, ni ubuhamya bureba by'umwihariko Abanyarwanda, ariko n'abandi bose bakaba byabagirira akamaro. Ijambo riri hafi ariko ryanditse ku buryo udashishoje ushobora kutaribona ni Le Seigneur est mon berger, Uhoraho niwe mushumba wanjye, ryo muri Zaburi ya 22 umurongo wa mbere. Ayo magambo nayasobanukiwe neza maze kumva ukuntu Generali Kabirigi yari umugabo. Ntiyatinyaga, ntiyahakwaga, ntiyarenganyaga, ntiyahemukaga cyangwa ngo yiyoberanye kubera inyungu cyangwa inyongera izi n'izi. Ahubwo bigaragare ko yari yifitemo ukwemera kumusumba byose, ari nawe wenyine yari yubakiyeho ubuzima bwe. Iryo jambo kandi ryaramwubatse kuko rimugira uwo ari we, nk'uko indi nyandiko yo kumva ye yemeza ubuhamya bwe, aho abivuga ahimbaza Imana ati du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, mis au large. Mu magorwa yanjye natakiye Uhoraho, maze Uhoraho aranyumva anshyira ahantu hagutse. Ayo magambo akaba ari muri Zaburi y'Ijana na 18 umurongo wa 5.
ukwemera kwa General Kabirigi Garasiyane ntikugaragarira gusa muri ariya magambo, ahubwo kuri mu bikorwa byamuranze nk'uko yari yarabigize intego mu ndangagaciro eshatu zamuranze, arizo le patriotisme, gukunda igihugu, la bravoure, ubutwari, na la fidélité, ubudahemuka. Ari naho icyizere cyo kwitwa le rassembleur, umuhuza, urangwa n'urugwiro, kuko yari umuntu ugira urukundo rutavangura kandi rwahuza abantu bose, bikagaragazwa n'ibiganza bibiri bisobetse, nabyo biri nyine kumva ye, bihuje nk'uko Kabirigi nawe yahoraga ategeye bose amaboko n'ibiganza. Gukunda igihugu, ubutwari n'ubudahemuka nibyo byamuranze mu mibereho ye, uhereye iwabo iwe ndetse no mu rwego rw'igihugu, cyane cyane iyo amagara yabaga yaterewe hejuru, maze ntasamaye gusa, ahubwo akarangwa no guca bugufi, agashishikarira gutabara aho rukomeye, kandi akabikorana ubushishozi n'umurya ukakaye, ku buryo n'abanzi bakizwaga n'amaguru iyo babaga bumvise ko ageze aho bibasiye. Ndasaba rwose ko twamuheraho nk'ikigugu cya mbere mu ntwari z'urugamba rw'u Rwanda, tukamwibuka kenshi, tukamusura aho aruhukiye, bikazatugeza ku buryo bwo kudakomeza kugira ipfunwe ryo kwibuka intwari zacu. Muri iki gihe rero banyarwandakazi, banyarwanda, aho kuvugira ku busa, ndabasaba ngo duhindukirire intwari zacu, atari izapfuye gusa kuko ubutwari bwubaka ba nyirabwo bakiriho, dushyigikire ibikorwa byazo, twimike imico yazo, tuzigane ingendo n'imigenzereze, maze tuvuge rumwe kugira ngo tube umwe mu kubaka umuryango nyarwanda wacu nta mususu n'ubwoba namba. Ndabinginze banyarwandakazi, banyarwanda, tuve mu bwoba bw'amateka yacu, ahubwo tuyasukure, twigobotore abatuvangira bakatuvangura, nuko nta shiti mu mishinga yacu tube impuzamugambi, tube inkotanyi z'interahamwe mu bikorwa bitureba. Ariko kandi twakire n'indangagaciro z'ahandi zadufasha mu kumenya gushishoza no guteganya ibihe, nuko tube imbonerakure, maze dusigeho kugwa mu mitego n'ibinyoma no kurwanira inyungu z'abandi dusenya izacu. Muri urwo rwego kandi dutore ibigugu mu bagabo b'iwacu niyo baba barapfuye, dore ko inyangabirama zihora zirwanira gutsemba intwari zacu cyangwa kuzimya amateka no gusibanganya ibikorwa byazo. Nyamara uko byagenda kose, ntitugomba kwibagirwa kwiragiza roho zihamye z'intwari nk'izo, kuko zihora iteka mu bikorwa byo guhuza bose, nk'uko amagambo y'umubyeyi w'umunyamerika Margaret Ann Johnson, uzwi cyane ku izina rya Maya Angelou, nayo yanditse ku mva ya General Kabirigi Garasiyane abigaragaza. A great soul saves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again. Roho ihamye ihora ikorera bose igihe cyose. Roho ihamye ntipfa bibaho, ihora ihuza yongera ihuza. Ayo ni amagambo nyine ya Maya
Angelou. Mu gusoza rero nabibutsa ko roho nka ziriya ziba zariyubatse mu gihe kirekire zikarangwa n'imico myiza tugomba kwimika iwacu, ariyo kwirinda ubujura, uburiganya, kubaha, kwiziga no kugira ibanga. Iyo mico kandi nayo ishingiye ku ndangagaciro tugomba gusobanukirwa, arizo ukwemera, ibikorwa, kwitwararika no kubabarira. Ubwo rero twisunze abanditsi ku mbuga zinyuranye, by'umwihariko twisunze urubuga rwitiriwe General Kabirigi Garasiyane rukora nk'ishuri rwitwa Akademi Umuhuza, tuzagira igihe gihagije cyo gusesengura no gucengera izo ndangagaciro kugira ngo tuzigire izacu rwose, zidufashe no gutoza abacu iriya mico myiza izabafasha kubaka ingo zabo no gukunda igihugu no kucyubaka ku buryo burambye. Twongere dusure intwari zacu, kandi nabwo nzabigarukaho. Intwari buriya ziri mu byiciro binyuranye, tureke gupfobya intwari z'abandi, ahubwo twumve kubera iki bavuga ko ari intwari, icyiza bashingiraho n'iki. Hari ibyo twazigaya kuko nta byera ngo de. Twumve ubutwari bwose, nzabigarukaho. Tugende twubaka ibyiciro nk'uko nabivuze, twifashishije bariya abahanga mu mategeko n'amateka, dusobanura ibintu, ariko mureke duhaguruke twubaka igihugu cyacu duhereye ku ntwari, duhereye ku bakurambere, tutitaye ku byo abaje badusahura cyangwa badukandamiza badushyizemo, bikaba ndetse byarabaye umuco wacu. Mureke twubakire ku bigugu by'amateka, twe kuza dusibana, twe kuza dusibanganya ibyabayeho, ahubwo twimenye mu mateka, twimenye mu gihe turi bene Kanyarwanda, mu nyabutatu nyarwanda, tubumwe, tugarukire igihugu. Murakoze. Imana ibane namwe.